ufite ninamenye ko ntwite umunsi nabimenye nsanga n'umugabo wanjye bamufunze yego mbashije gafureri we ambwira yuko ngo ku kazi habaye amanyanga bakiba ibintu ngo abakozi bose bagahita bajya kubafunga nawe yagendeye muri iyo timu fata umutwe wo kumusengera kugira ngo Imana imufungure mwariko murapanga ubukwe nanatwite umuntu uri muri yeza kujya kumutura ibibazo umwana bumuhemukiye pe yego navuga ati umugabo afite umutima woroshye afite depression yuko yabuze ababyeyi akiri muto afite imyaka 9 ntago yaramushiramo nago nakora ikosa ryo kwitera ngo kumubwira ngo ndatwite ari muri gereza none bahita agwa no muri koma bikahita birangira fata umwanzuro wo gufunga umwuka nabati nzabimubwira ko bamufunguye yego gute nagiye muri gereza bamara kumfunga bakajya kunca inyuma kugeza naho gutera inda muje jambo nyine yambwiye tabana hoya ni bebe ninda ni yawe ese kumva naguca inyuma umusara ategurana ibirori byose natari ibyishimo ninde gutwitiye bebe ndareje ngo nzabyara ejo naciye no mureko nzabyara n'umuhungu ngo wagize ute avuga ati njye urabona ndinjije ku buryo nagutera inda nkamara amezi 6 uza kunsura buri cyumweru numbwire ko nwitiye ati bivuze ngo iyo batamfungura kano kanyu wari kuzarinda ubyara ugashyira se umwana ariko kubera ko professor ukabo utungwe no kubona bafunguye utangiye kumbeshya ngo indani yanjye ati barakoshye uzabeshya abandi ahita kataragenda ndakubwiza ukuri zanya mana mafite twatetse ntabyo yariye habe na fata yanyweye byaro byo byose bamuhahise abijugunya aho ngaho ahita kata itabwira girlfriend ngo bagende bahita bagenda narinze mbyara umugabo ntanongera kukubita amaso tutari kongera kuvugana nyuma yaho namabwaye kuri telefone nsanga yaramborotse nindi telefone yaranyita ko afite ijwi yarukuna abantu kundana nyine baba bavugana nyine tu iyo navugaga ati yes baby itakamenya karenge na telefone yes baby namakuru ahita kupa telefone ahita mboroka amezi 6 yuzuye mukuru nibwo yambwiye ati sheri we bagiye ejo zataha bazamurikura ejo zataha inyuma y'amezi 6 twi bamezi 6 ingari yari ifite amezi 6 ingari ica ndi depite birenge byarabyimbye nta kintu bashaka gukora uretse uwo mukozi nari mfite ndi birenge niba biyoza gasina bashaka kunama bani nyine nari nkuriwe agasura karahindanye mugabo nanyaga kumusura kanga ati se baby wabuze amafuta yo kwisiga kuri gusa nabi narwaye ibiheri nyine mutsa nabi nyine bye ariko nkanga kumubwira ko nwite kugira ngo atagira pressure nyine nibindi amaze kuva yose oya nyine ataravayo ari kubwira umva umunsi wo kugira ngaze bambwiye kazaza ejo hari kwa 5 azaza yego nahise mpamagara abantu bo muri famille bakiye narinzi bitamagara inshuti zanjye z'abakobwa n'abahungu bose baraza dupanga ikiro cyo kwitegura umugabo indabyo tugura amakesi y'amafata dutereka aho ngaho ibyo kunywa ibintu byose nyine turateka amafrita amanyama mpamagara abantu baza no gutekana nabishyura yego barateka ngo twitegura umugabo bati umugabo arabizi ko nta bucakura nagiraga yabizi ko ari undi muntu wasengaga nubwo byabaye kubw'impamvu nyine kwihangana bikanga bikabaho rimwe yarabizi ko nani isayikiye kuri kamera bati umugore wanjye yaritondaga pe ati ntabwo ari gutekereza ko yaca n'inyuma umugabo numva ko nava muri gereza akabona ntwiti nubwo nari kuba ntaje muri mwe ndamubwira rego itari mva kindariye kuko yagiye twaramaze kubonana kandi tubonana nabwo kwa kuri nyine kuri nari y'ijoro ryose yego na nuko byaye ndambwira ati bebe ibintu dukoze ntabwo byishimiye yego nyine narabona ko bimbaje ko natakina narakaye mu byukuri rero yarafunguwe umunsi kuza karafira aramubwira ati urabanza cyo kwashiriwe mbere yo kuza mu rugo twari twateguye indabyo abakobwa bo kumwakira bose nabashize imbere ko nyene maze kumirwa ndi depite nyine nkwango nari nkuri ubyumvi umugabo yaraje bamwakiza indabo n'ibiki nanjye ndagenda njya guhobera akinkubita amaso Jesus isura babona ko ari inzobe isura nese mbona itangiye guhinduka umukara imiti hano bose mbona itangiye kurega nako muri mara hekenya amenyo ameze cya ari kwishoza takoze ndamura ni baby nishimye ntangira kuranye bimwe byaginde by'amanga mutima yanjye n'amarira yanjye bahafi marangiye kura ni baby imana ishimye mitapfuka aho ngaho kwirembo nyine aho ngo twamakire mu bwese nshinga amavi hasi ndavuga ati imana ushimwe warabimbwiye nza muri cyubahiro ko nagiye gusenga imana irambwira ngo hari iminyururu icitse ngo hari iminyururu imana izituye yego tanumva ko umugabo wanjye ucitse ipingo urakoze ubwo nyimureze mpfuka abandi imana abandi bari warabimbwiye ndasara yinangira no gusakuza abakobwa baza kunshikikisha umugabo ari kwishaza didireba akambwiza kuri imiti yanameze ngo inzo yahindutse igikara ese umugabo nyine kumara yarakaye nagenda avanye muri gereza nonge kubona
ntwite nari ndi fiyeri nari nambaye agakanzu keza nari nambaye akamariniyeri kagufi yakaringaniye nanjye ndi kwibebeza ameze nk'umugore rwose washatse wagira ngo ubwo bukwe bwaranaragiye butaranaba nigize nyagose ndi gufiringa umugabo ndi gufiringa umwana twacu tugiye kubyara nahise nisetingamo kuko umugabo wanjye yari umukozi azi guhiga amafaranga nisetingamo ko agiye gusubira mu kazi n'ubundi bwa bukwe tugomba no kubukora nubwo namara no kubyara tuzabukora my dear ko umugabo arimo arambara mbere yuko yinjira mu nzu yahagaze mu muryango indabyo baraza bamuzuza nk'abafite bangira musuhuza nyine bamaze kumusuhuza ubwo ninjye wagiye kumusuhuza mu banyuma kuko bari babizi ko ndi musuhuze simurekure tamusuhuza akajya nsuhuza kandi bakunda kongera akasuhuza kandi bakunda tamwasinde bimeze bite ko umuntu utishimye ntabwo nubwo wishimiye ko waje ntabwo bigushimishije kuba waje aravuze ngo bari kabiri wandekuye hanyura ku umuntu guhindukana usanzwe utabimenyerera ukikanga ntabwo nivuze ngo ijambo rimwe ryo nyine nakubwira wakoze tumusibibi nakoze iki nyeze nekeza ko wenda avuye muri gereza bamuha phone abona message ko amafaranga yakabona konti amafaranga yashizeho kandi uko ndi mu gihe cyo kubyara nari natangiye kugura imyenda y'umwana ntagenda shopping mbizamagana ngari na shopping imyenda y'umwana ari imeze gutya fata n'amafaranga nishyura inzu umwaka wose woze nanzi igihe bazamurekurira nishyura inzu umwaka wose shopping ari imyenda yose y'umwana nkora na stock kugira ngo umukozi atazabura n'ibyo kujya n'umukozi mwishyura amezi 6 mu by'ukuri umugabo yaje nta kibazo na kimwe dufite ahise nekeza ko yarebye kuri konti akabona amafaranga yashizeho akaba ari umuhara afite naho kumva arimo aravuga ati ni gute nagiye muri gereza bamara kumfunga bakajya kunca inyuma kugeza naho gutera inyuma icyo jambo ryonyine yambwiye ndabona ngo ni bebe ninda ni yawe ese kumva naguca inyuma n'umusara ategura n'ibirori byose natari ibyishimo ninde gutwitiye bebe ndareje ngo nzabyara ejo naciye no mureko nzabyara n'umuhungu ngo wagize ute aravuga ati njye urabona ndinjije ku buryo nagutera inda nkamara amezi 6 uza kunsura buri cyumweru numbwire ko nwitiye ati bivuze ngo iyo batamfungura kano kanyu wari kuzarinda ubyara ugashyira se umwana ariko kubera ko professor ukabo utungwe no kubona bafunguye uje utangiye kubeshya ngo indani yanjye ati barakoshye uzabeshya abandi ahita kataragenda ndakubwiza ukuri zanyama n'amafriti twatetse ntabyo yariye habe na fata yanyweye bya birabyo byose bamuhahise bijugunya aho ngaho ahita kata itabwira girlfriend ngo bagende bahita bagenda narinze mbyara umugabo ntanongera kukubita amaso tutari kongera kuvugana nyuma yaho namabwaye kuri telefone nsanga yaramborotse nindi telefone yaranyita ko afite ijwi yari kuna abantu kundana nyine baba bavugana nyine tu iyo navugaga ati yes baby bitakamenya karenge na telefone yes baby namakuru ahita kupa telefone ahita mboroka kaze mwe mudahema gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho buri munsi aho merere nibaze ko muri amahoro kandi Imana ikomeje kubagira neza uyu munsi uherereye ushobora ko wakoze bikanga ugahangana bikanga akokomeza ushiremwo akabaraga ejo bizagenda neza ubona ko byagenze neza ntiyugeje ngo wihenure kuko iyi si ni gatebe gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye ndacyabahereza ibiganiro buri munsi nkuko bisanzwe turi kumwe n'umutumirwa na nyuma ya kamera murabizi ko muri kumwe na Intwari Didier turabakiye murakoze cyane murakoze muri amahoro cyane turashima Imana ariko nawe urabibona yego twege gahunda nuko ari uko byuka mu mahoro kagenda ugakora akazi kawe tukabona uko twahuye ndabona ari amahoro ari byiza ukimbona ubundi wowe ugomba guhita ubibona twandi uri kuvugira n'abantu baba badukurikiye ariko nkawe uzi buri kimwe cyose twaciyemo cya twabayemo yego ukimbona byo yeye tubona komezereza kandi hari ikindi kintu kidasanzwe nyine cyo kuba cyarabaye yego rero gahunda zacu nuko tumira umuntu tukamenya ngo ese uyu muntu ni muntu ki abantu bakakumenya muri rusange abatakuzi mwana mwanya amenya karinde ego asubundi bamugana ubambona bakamenya bakurikije ukuntu bamwe kamezera none ngo 2020 cyaje narapimaga 90 mu cyaje ngo disingo se kingo yaraguhitanye yaramitanye ariko Imana yongeye izindi nyama nyine yatandukanije nyine ibyo abantu batekerezaga meze neza mu buryo budasanzwe kandi uko biri kose ndashima ubu uyu munsi wumvise imbaraga z'Imana wumva iki
ikintu gikomeye nyine muri ubu buzima kubera ko ntiza akajwi ukazamureho kugira ngo wumve Samantha wanyawe ntabwo byonyine no kubera umubyibuho no kuvuga n'ijwi ryabahigaga ndavuga nyine bigasaba ko nkubitamo nyine beat iri hejuru ariko pe mw'abantu marabibona ko meze neza twirukanaga kera nta byishimo nta bintu byo guseka ndi mu bintu byinshi bla bla bibazo hasi hejuru ariko ndajyamba binyeshe ko meze neza umeze neza meze neza nubwo ari gake meze neza cyane reka turekure imbaraga zacu Imana yaduhaye kugira ngo tuyitazire twereke ukuntu umeze neza rero sasa reka twubahe Imana mu mitima dusenge kubera ko Imana niyo ya mbere mu byo dukora byose tujye dushyira imbere Imana kubera ko ngewe nkurikije ubuzima nari ndimo mu gihe cyashize cyangwa se mu minsi yashize kandi reka kubyita kera ko ntago ari kera yego kuko ubuzima ndimo mu gihe cyashize nyine abantu babona ko harimo difference yego hari ikintu nyine cyahindutse ibyo byose rero kubona byarahindutse no kubera imbaraga z'Imana niyo mpamvu ntashobora gukora ikosa ryo gutangira ikiganiro ntabanjije gushimira Imana yakoze bino byose Imana yo yagukuye Samantha apimaga ibiro 90 ari gupima 120 haleluya amina uri Imana ishobora byose kandi uri Imana yo kwiringirwa icyubahiro n'ubutware nibibi byawe mu izina rya Yesu ndagushimiye yuko uri Imana y'amahoro ndagushimiye kuri Imana yaturinze Mana wenda gushimiye kuri Imana yarinze abantu bose badukurikiye ku Ntwari TV ndagushimiye kuri Imana yabanye natwe ndagushimiye kuri Imana yabanye na Samantha n'ukuri Imana wakoze ibintu birebire wakoze ibintu bikomeye wakoze ibintu bitandukanye Mana n'ukuri tubuze ikintu tugushimira Mana we uro guhimbazwa pe uro gupfukamirwa uro gutambirwa Mana ukwiye amashimwe pe ushimwe urakarama n'ukuri wagize neza Mana ubahange haba haribagiranye ariko waritamuruye Mana wambundikije mu mahema yawe urampisha ubana nanjye Mana n'ukuri urahambaye pe ineza yawe iranyuzuye akakanya iki kiganiro nyigushize mu biganza kugira ngo abe ari wo kiyobora nk'Imana dutangirane nawe muri iki kiganiro kandi imesheje umugisha umuntu wese ugiye gukurikira iki kiganiro kuva gitangiye ndetse kugera kirangiye ubane nawe umuha umugisha wivanga mu bye kandi umugire neza urakoze kumva gusenga tuvuga bike nk'abana b'abantu ibyisho ukabiduhera ubuntu ibyo ubona byatugira umumaro ngiye n'abakunzi bose b'Intwari TV ubiduhe kandi biduhane n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo amen uyu ni Samantha Imana yagiriye neza yamukuye kure ubundi ubuzima bwa Samantha muri rusange bumeze ute bwatangiye ute Samantha yabayeho gute mbese Samantha ninde mu byanya kure Samantha n'uyuwe Samantha ni umuntu ubitse ibintu by'Imana mu mutima bikomeye ni umuntu wahuye n'ibigeragezo byinshi yego ariko kubera Imana yiringiye no kudateshuka ku nshingano zisumba byose agakanya akaba ahagaze nk'umugore w'isezerano reka nkubwire ibintu naciyemo iyo mbandi wa mugore w'umunyembaraga nke yego abavuga ngo w'umunyembaraga nke cyangwa w'umunyantege nke domba narandagaye nk'abandi bose isi bayarambonye bakavuga ati do bakajya banjyanana inzara ati dore wa murokore wanyu ati dore wa muteka mitwanyu bitumye amasengesho nuko nguko ubundi amagambo aba yarahinduye vibe nuko bari kuvuga yego ariko akakanya buri wese mbonye araninya aranyubaha ati Samantha wewe wa undi ejo twamuna gutya na gutya tutaragenda mu cyubahiro cya Samantha Mana we urahambaye nibihe bintu byakunyuzeho bidasanzwe kuri Samantha muri rusange uzi ikintu gikomeye cyanangoye kucyakira n'uburyo jewe ibintu byambaye ubundi bimeze nka filime ariko ntabwo nzi neza niba ari filime kuko ngiye ibyo bihe nabayemo ntabwo mbizi nta nubwo ashaka kumenya kuko bambwiye ko atari byiza ahubwo ngiye ndimo nda feeling ibya kano kanya ndimo iby'iki gihe ndimo yego n'abantu barambwiraga ngo uzi ko icyo gihe warasaze ngo wari unabyibushye ese umuntu abyibuha gute atoragura amafoka mu muhanda akarya atoragura ibyo bamenye muri puberi akarya umuntu abyibuha gute abantu bose ati shati Imana niyigira neza ngo ibiki ibintu byinshi nyine kumva abantu bambwira ibyiza byanjye kandi ari mu bihe bitari byiza shanaka gasura no kubera Imana didi wowe uravuze ngo nari ndi muri bya bintu byose yambona muri byahi
bitanyemeraga kuba najya no mu bantu yego ariko abantu bakabona ngo meze neza kandi igihe meze nabi dushusho y'ibyo bihe rero sasa wenda utunyire nko muri make Shadidi nawe hano nituhagera uzagoremo flashback kabisa uzabere kumva byari bimeze bikwirukanga mu mihanda buriya cyege nirukanganye sinabaga nzi ibyo ndimo nta nubwo nibuka yuko mwaje no kunshaka nura mukobwa wanjye ngo mwaje kunshaka ko muratubona ngo ndabacika ibintu byinshi nyine bagiye bambwira nawe uzi Hanga ati Didier niwe wakurikiranye ubuzima bwawe bwose atariko atari ama video yagiye hanze atari aho ushatse wagenda ukabireba ntireka muganga wamvuye yambwiye ko nagomba kureba izo video kubera ko hari igihe nyine ubwonko bwahita buturomboka ugasanga nyine ngize turoma y'ubuzima bwanjye bwose nirinze kubireba ariko iyo abantu bama story bambwira ibyambayeho iyo ufashe telefone yanjye gutya nkareba ama chat uriya mukobwa wanjye afite telefone uriya mutantine urahirwa yandikiranaga n'abantu yego bitambona ko ishuta ari Yesu okay ubwo Samantha n'uwo nguwo yaciye mu bigeragezo ubundi tuyerekeye Samantha kuva mu buto bwe yaranzwe n'iki Samantha yabayeho gute Mbura kuva mu buto bwanjye giye ubundi nakuriye mu muryango abantu bakijijwe basenga bundi nakuze ndi umuntu usenga ariko nyine ntago hajya nyine sinzi impamvu njye nindize gusenga ngira Imana ariko se Imana nubundi kuba narakijijwe nkakiraga kiza haba umukristo nkagukorera nibyo bituma mpura n'ibigeragezo ese undi hari undi muntu ugeragezwa nkuko ngeragezwa yego cyegegezwa mfata amasengesho yo kujya ku musozi wo gutuka Imana kuko nubundi Imana bamuvuga ibaho irakora ni Imana ni wa Mana ni niba nabaho warambeshye narambwira ati waratinyuka ukajya gufata amasengesho yo gutuka Imana wari mama wawe niko mama yambwiye ko n'abandi babibwira ngo turafata amasengesho ya gutuka Imana atuzi ko ushobora kujya gutuka Imana ukayirakaza ayo masengesho amaze amaze imisi ibiri ndi ku musozi nagiye go kwituka ni wa Mana ubaho ni nagubaho warambeshye urambeshye ngo uzagira neza ni none dore bimbayeho gutya na gutya nubaho warambeshye nta nubwo wana nzanya no kugusenga haza umuhanuza wanandi gusenya avuga butarambwira tumva Imana ikinana ntago yize ati yagukora ibintu bidasanzwe ambwira ati wowe menya ko mbere yuko uzaba umuntu ukomeye Imana izakugira umuntu ukomeye arambwira ati tuza wiga ishuri ry'Imana wowe Imana izakugirira haleluya amina urumva Samantha nibihe bigeragezo byamunyuzeho bidasanzwe muri rusange oya reka nkubwire ibintu byangizeho byo ni byinshi tubinyuremo tubigira n'abantu na Imana yaguye nyine hari ibintu byagiye bimbabaza kurenza ibindi nyine Samantha uretse ko nyine ngenda niyakira nkungubu nyine maje kumva yuko ibintu byose bishoboka kuko ngiye mu buzima bw'ubukumi bwanjye nta byishimo nigeze ngira yego na cyagihe nagerageje gutera intambwe y'ibyishimo yego naje gusanga no ariyo soko y'amarira ariho iri aho ndi kujya nzi ngo nsanze ibyishimo nasanze ariho bacukuye nkiriba ry'umubabaro wanjye ariko mu byukuri mu ncamake urumva muzima bwanjye nkiri umukobwa nabwo naciye muri byinshi bigiye bitandukanye byo sindi bivuge ahubwo ndivugira mu buzima bw'urugo kuko niho umaze gushaka niho ninjiye mu rugo kambere shuri rimwe rirerire nyine ntatekereza yego kuko ngiye mu buzima bwanjye nakuze ndi umuntu usenga nkuko nabivuze bibaho nza gukundana n'umusore i Kigali ariko aba mu ntara iza kurangira dupanze ubukwe arambwa ati ndashaka ko tubana yego tupanga ubukwe nubwo habura nk'iminsi ngo dutangire gutanga invitation njya kumureba ngo tuzuze gahunda z'ubukwe nyine turebe ibikenewe twandike dukore nyine bije y'abantu bagiye gukora ubukwe nawe urabyumva njyayo shamani byawe ibintu birebire birangira amasaha dufatiyeyo birangira bwije ndarayo ku musore kuri uwo musore twakundanaga birangira aribwa ntereyemo inda nyira mwana wanjye hirwa ubona mujye gupanga ibintu by'ubukwe turi gupanga iby'ubukwe yego akimara kuntera iyo nda rero sinaje kubimenya ariko kwa ari umuntu dukundana kandi tumaranye n'igihe ari sheri shushu mbona ari umuntu nyine unkunda numvaga yuko nyine tugiye kubana ubuzima bugahinduka noneho rero umunsi namenye ko ntwite kwa kundi nyine ukwezi gushira umuntu ngakabura imihango agatata guhangayika yego avugane karabaye none wa musore yantinda ariko kwa twakundanaga mfi no gupanga ubukwe buri vuba bwaburaga nk'amezi nk'atatu kuko twagiye gutangira gutanga invitation yego nibwo namenye ko ntwite uwo munsi nagiye kwa muganga akamubwira ko ntwite ese mvuga ati my god umuntu tugiye kubana ese namutwitira nimbega byiza n'ubundi ubukwe buzabe nditaragaragara tuzabana mitambyara urugo ruhite ruryoha turimo n'akana ibintu bigiye kugenda neza yego ende ningamenye ko ari bwo noneho urugendo rw'agahinda rugiye gutangira idire nkabwira ikintu kimwe namuhamagaye nishimye umwana agiye guhita cerebura nyimubwira urumva kubwira umuntu ngo uramutwitiye mufitanye gahunda y'ubukwe vuba nta uri umugabo wabyishimira avuga ati umugore wanjye tugiye kubana natwite azahita nabyara ibintu byoroheje umunsi namenye ko ntwite niwo munsi umugabo wanjye bari bamufunze
umunsi namenye ko ntwite nkiva kwa muganga afite ibipapuro byo kwa muganga bambwiye yuko ntwite namuhamagaye ngira ngo mumenyeshe yuko inkuru nziza mumenyeshe yuko ntwite nitabwa kuruwe ambwira yuko bamufunze umugabo wawe nahise nikubita hasi abaraho ngo baramfata baranyana ngo bandyamisha ngo amazi bamenaho nyine nahise mba nk'umuntu ugiye muri koma kurumva uratwite ufite mariage uwo mwari mugiye kwikorana ngo bamufunze ati ibintu ntibishoboka nese njya muri koma uwo munsi ushaka ko narare no kwa muganga Kacyiru hashize nk'iminsi 2 turataha za kuganira